barumva ngo yarababwiye ati nyamara aya mategeko yarahindutse yego baramuhakanye abira ati oya tubisubiremo neza nyine habamo nuko guharira bamwe babwira ati nyamara dore aya mategeko yaravuguruwe mushobora kwisanga ibintu tubikoreyemo amakosa mureke tubigenemo gake ahubwo ati oya kuko bari bafite kwihuta nyuma byaje kuba ikintu gikomeye ngo banamucurikiraho ikibuga bagicurikira kuri Fidele yaranababwiye ngo bamucurikiraho ikibuga babonye imeri iturutse muri federasiyo bamenyesha ko kandi yarabarabuye ibyo bintu ko bari basanzwe babizi byahindutse ari nayo mpamvu navuze nti Rayon Sport ngo irimo kubara yabona izi miliyoni igomba kwishyura zishobora kugera mu 100 ikavuga ati hagomba kugira uwo bihitana tu babyegeka ahubwo bigomba guhitana akanirukanwa akagenda none se uyu munsi bagabo bambwiye nta makuru namenye ntawe ndimo gushaka kwibasira bamwe ni n'inshuti zanjye izandani bagabo namenye ngo akazi kabo kari mu kaga barimo uyu Fidele Mujyanama ko ngo iyi dosiye ishobora ako wibuke ko yarabarabuye we makuru mfite ko rwose yari yabarabuye ndetse n'uwo bita Irambona nawe ngo iyi dosiye imuri ku mutwe cyane ubu ni football administrative director wa Rayon Sport nibo nyine akenshi ibikorwa nk'ibi ngibi bari babirimo nibo byarebaga umwe ashinzwe ibikorwa bya association bya buri munsi undi areberera ikipe ndumva y'abagabo Sekafa aperi igiye mu itsinda rimo Vipers reka tuze turaza no kujya kuri iyo tombora imaze kuba mu kanya gato ubwo rero kuri iyo operasiyo sinamenye ngo barabara bakabona zirimo ziragera mu 100 zirimo abataka batatu batari ku ba Rayon Sport ubwo rero aho byerekeza ni he izo miliyoni bagomba kuzitanga kuko aba bakinnyi barabakeneye right ntago turi buze kubona ku giti cyanjye nahise nibaza ngo kubera iki Rayon Sport igihe cyose niyo ibintu bimeze neza hatabura nyine akantu kaza gahita kicangamo kagatuma ibintu bisa nk'ibyikoroza kuko Peter ubu ngubu turimo turareba kubera iki yari yapanze umushinga ku gahunda ubu ngubu gahunda zose zagendaga smoothly reka mbari ko byita ndetse muri aba bakinnyi bari baguze Peter aho bigeze kugeza ubu babonaga 95% bo bafite babakeneye ibyo babifuzagamo hari ingingo yabonaga babifite yego haje iyo kesi yo kuvuga ngo kwishyura amafaranga ku bakinnyi biri buze kuza gutuma wenda simbizi uko bari biri buze kujya mu buryo buri tekinike barebe se n'iki bisaba ese turabagumana urumva hari buzemo imibare ariko uzi kwisanga urimo gutegura Rayon Sport Day ukajya no mu mibare yo kujya depense igira ukaba uri no gusabwa miliyoni 100 sha reka nkubwize ukuri aha niho umuntu ategura ibintu bye nijya yiburira sorry kuvuga gutyo ugasanga umuntu yagerageje gutunganya utuntu gutya ABCD byagera hagati urumva umuntu wamuganiriraga umushinga wa Rayon Sport wanamwereka n'abakinnyi uko bazagenda badevelopa gake gake ukumva nyine umukunzi wa Rayon Sport arimo arabyumva biramuryoheye ni umushinga nyine yumva ufatika noneho yanareba kuri niba ikipe nko mu bakinnyi b'abanyamahanga turimo kuvuga 4 cyangwa 5 yaguze harimo abari munsi y'imyaka 23 nka batatu tumaze kuvuga Jingare tuvuze Issa Jigba tuvuze Nuriya Bene Boris bose n'abakinnyi bari munsi y'imyaka 23 umuntu yavugaga ati byibuze biratanga icyizere ku iyi ekipe muri iki gihe cy'imyaka 3 mu by'ukuri nkuko nabo babyivugira bishobora kutaba uyu mwaka ariko umukurikiyeho ibimenyetso bimwe na bimwe by'ibyo bashaka kugeraho waba batangiye kugira gute kubibona waba batangiye kugenda uvuga ngo ahangaha harabura utunutu ni ugusudiraho utuntu duke cyane ibintu bigahita bigira gute
bikajya mu buryo ugeze byibuze nko kuri 60% y'ibyo watekerezaga ahise hazi ikintu kiridumbukije kijemo hagati gishaka kugusubiza inyuma wibuke barimo barategura Rayon Sport Day nyuma yayo bukaba bari gutekereza bavuga bati aba bakinnyi kubandikisha ubwo nibyo bizaza kandi nyine urumva niba twarabaraga 23 zo kwandikisha abanyamahanga bafite ugashyiraho izijana basabwa kuzishyura mu ma academy na transfer bakoze kuri abakinnyi bakiri batoya si 126 yego ntabwo iyo rwose ko zigera mu ijana ni ikintu kiri biri compulsory kuko ntabwo bandikira ngo kafi bemere itaramura kubona ko ibyo bibazo byose birimo byakemutse kandi kafu mu kwezi gutaha kwa 8 iratangira gusaba intonde za mbere ubwo ikintu cyaba kibabaje ubu barasabwa kwishyura ayo mafaranga basabwa kuri abo bakinnyi bato bagasabwa kwishyura ayo kwandikisha abangaba baguze nyine yandi atangwa ku mukinnyi w'umunyamahanga winjiye muri shampiyona and then bakabona gutanga urutonde urumva ko it's necessary gukora ibyo bintu kuko batabikoze ntago bari bwemererwe gutanga urutonde muri CAF kandi CAF rusaba mbere iyo muzakina imikino yayo kandi igihe kirimo aho hagati ntago ari kinini uri kumva ihurizo umuntu bita Murenza Budara nabo bafatanyije gukora muri kandi no gutegura amatora ase noneho Peter noneho amatora nayo kuko yirengagiza mu byo bagomba gutegura ko kandi ibyo ngibyo narindi no kubitekereza kandi twari twavanshije tuvuga tuti byibuze akamatora yo reka tuvuge ko yasiga uri mu mushinga n'ubundi ashobora gukomeza n'ubundi ni ugukomereza aho yarageze kimwe mu bintu twarabonye gishobora kuzakoma ibintu mu nkokora Murenza azaba ari CEO Murenza azaba ari CEO perezida wa Rayon Sport azaza kombona se Dylan Reinhardt zaba hari nka directeur technique izo zandani tumaze uko amakipe agabanyije mu matsinda ya Sekafa Kagame Cup tumaze kubimenya nabyo turaje tubyinjireho turabigarukaho mu kanya ubwo ariko turacyari gushaka igisubizo uzi impungenge mfite muri operation sinamenye se Jolly mfite impungenge ko n'ubundi izi miliyoni Rayon Sport ushobora kuzitanga ugasanga Boris Gbeno aje mu isura ya Joachim Vinyeno ugasanga Tisokojo aje mu isura ya Nick Bangara rero ugasanga bongeye kwisanga muri ya masura y'abakinnyi bakinisha ukabona nta kintu bamariye equipe none barayatanze akayabo izo mpungenge zo zihorere kuko wenda wavuze ko hari icyumvirizo kiba kiri mu myitozo ndetse na mbere yuko abakinnyi bagurwa hari icyo bagaragaza ko nimba umukinnyi ashobora kuba ari among top scholars muri ligue yararimo ikiba gisigaye ni ukumenya ngo se amaboko ajemo araza kumufasha gukomeza nyine kuri bazanya Dorayi Jaroso bavuga ngo yatsinze ariko nawe ukuri urakuzi ko babeshyaga ukuri urakuzi ko babeshyaga ariko byibuze hano ujya gushaka imibare ukabona ko inagaragara ubwo rero ibintu ntaha bihagaze ni uko gahunda zihagaze ubwo ihurizo rikomeye ihurizo ryo bagomba kurwana no kuryikuramo tuza gutegereza kureba se Murenza Budara ntari bucike intege arabikomeza cyane ko ngo Kiyovu ngo ifite umwenda wa miliyoni 74 tuti ni ibibazo ariko kwa Murera naho urumva ko ntabwo biza kuborohera birasaba ubu buyobozi butitaye ko hari amatora gufunga umwuka nyine bagakoresha umutwe ko hano harasabwa gukoresha umutwe wo kumenya ngo si iki igisubizo kirava he batitaye ko imbere hari amatora kuko n'ubundi byo bakoraga babikoraga babizi ko hari amatora imbere so ubwo dutwariranya iyo operation nuko nguko ihagaze kugeza aka kanya ariko ubwo ibindi nabyo bizagenda byidevelopa gake gake tuzagenda tubigarukaho tubabwira uko bimeze ariko amakuru rwose nuko bamwe mu bari mu buyobozi hariya bareberera ibikorwa bya ekipe bya buri munsi bishobora kuza kubahitana bashobora kuza kurangira beretswe umuryango cyangwa komite ngo ikabahamagaza rwose ariko bino bibe n'amasomo ku ma ekipe mbere yuko akora ibintu ajya abanza atera icyumvirizo muri Ferwafa ubu ngubu hano nkeka ko rimwe na rimwe nko gushyiraho n'ayo mafaranga angana atyo ari ukubwira ama ekipe ngo namwe mutangire mwige kwirerera uzi ko ariho byaba byaraturutse
kuzajya mujya kurobanya abandi byagenze neza ngo mwigendere. Uzi ko ariho byaba byaraturutse tubona Ferwafa yiga gusora official statement ivuga ngo amafaranga azajya atangwa ku bakinnyi b'abanyamahanga binjiye muri shampiyona. Birashoboka ko nyine amakipe azajya ajya kwimenyera mbere y'uko agira icyo akora yinjiye muri Ferwafa. Nta tegeko rishya kafu yaba yarazanye tutaza kubigwamo, ni isomo nyine no ku bandi. Okay, Kenny ubwo ni natwinjiza muri Sekafa Kagame Cup tombora